Namakuru adasanzwe yongeye kugaruka ku munyamakuru Irene Murindahabi ndetse n'itsinda Vestine na Dorcas nyuma y'iminsi mike itsinda ritangaje ko ryatandukanye by'umwihariko n'uyu umunyamakuru Irene Murindahabi muri kampani ye yitwa MIE. Iri tsinda rero rikaba ryarashyize ahagaragara amakuru yerekeranye n'iri itandukana rya MIE ndetse bashimira cyane Irene wafashije kuva mu mashuri yisumbuye kugera barangije cyane dore ko hari byinshi byari bikubiye mu masezerano hagati ya Irene ndetse na Vestine na Dorcas. Nyuma rero yuko Irene agaragaje ko hari byinshi yakoreye aba bana b'abakobwa ariko baje gukura, dore ko umwe muri bo kuri ubu yamaze kwibaruka imfura ye aho yashakanye n'umunyamahanga Uwudraogo ndetse bakaza kwerekeza mu gihugu cya Canada bakaza kubyarana umwana w'umuhungu minsi ishize, dore ko hashize amezi agera kuri 6 Vestine ndetse na Dorcas batagaragara cyane mu birebana n'umuziki cyangwa se gusohora indirimbo nshyashya mu Rwanda. Ibi byose ariko bikaza bikurikira ibyenanye n'uburyo ki Vestine arimo yitegura umwana we w'imfura yabyariye mu gihugu cya Canada. Benshi rero ntabwo bigize babitindaho ariko kandi batunguwe cyane n'itandukana ndetse n'itangazo ryashyizwe ahagaragara iri tsinda rya Vestine ndetse na Dorcas aho basezeraga MIE bamushimira ibikorwa byinshi yagiye abakora mu myaka igera hafi kuri 5 bari bamaranye. Mu myaka 5 rero bari bamaranye hari indirimbo zigera hafi muri 12 MIE bari barakoranye. Inyinshi muri bo cyase nyinshi muri zo ntabwo ari bo baziyandikira, dore ko inyinshi zagendaga zigirwamo uruhare na MIE mu kuzigurira abahanzi nyine bandika indirimbo. Ibi byose rero bikaba ari byo byaje gukurikira ukutumvikana hagati ya MIE n'aba bakobwa barimo bakura, cyane ko buri wese yashakaga kwigenga bijyandanye n'ubuzima bwe nubwo bakuriye mu itsinda cyangwa se bagakurira mu idini rya ADPR, idini temera imwe mu mico igendanye n'imyambare ndetse n'imyitwarire. Byaje kurangira abana b'abakobwa rero bisanze ari ngombwa yuko bahindura imigendekere ndetse n'imigirire mu birebana n'ibyo MIE yabashakagaho. Murabyo kubwo Irene yavugaga ko mu myitwarire amahame ndetse n'imigenzo y'idini y'itorero ADPR batemera na gato cyane umuntu wishyiraho imisatsi. Ibi rero byatangiye ubwo Vestine yari ari mu rukundo na Uwudraogo aza kugaragara yagiye muri salo umusatsi arawusukisha. Benshi bati kabaye wari uri muri ADPR banza ibintu byahindutse nyuma y'urukundo rudasanzwe yarafitanye n'uyu umugabo, ariko bikaza kurangira n'ubundi benshi bavuze bati MIE cyase Irene niwe wagize uruhare mu gushyingira Vestine. Bati ni gute umwana urangije segonderi wari ugishaka ubuzima nubwo yenda hari urwego yaragezeho bw'ubustari mu birebana no kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ahishe ashaka umugabo mu buryo bwihutirwa. Murabyibuka ko mu bukwe bwa Vestine uyu Irene ari wambitswe ingofero nk'umusaza w'icyubahiro rwose ndetse bamushimira cyane, ariko kandi ntabwo twakwirengagiza ibihe bidasanzwe byakomereye abana b'abakobwa hamwe na nyina wabo. Nyuma y'uko rero nyina wabo agaragaje ko Irene yacuruzaga abana mu nyungu ze bwite cyane bihereye ku muyoboro wa YouTube aho ibihangano byabo byagendaga abishyirwa, ariko benshi bati ibihangano n'ubundi ntabwo byari ibyabo kuko byagaragaye ko mu ndirimbo zigera kuri 12 nta ndirimbo nimwe bigize bagiramo uruhare mu rwego rwo kuzikora cyangwa se rwo kuzandika no kuzishyura, yaba ari mu buryo bwa audio ndetse na video n'uburyo bw'amashusho. Byatangiye gute rero MIE aba bana ubwo yabasangaga mu majyaruguru y'u Rwanda, icyo yakoze umunyamakuru wakoreraga ku mbuga nkoranyambaga cyane ku muyoboro wa YouTube akaza kubonamo aba bana impano, yafashe umwanzuro wo kubazamura ndetse aza no kuberekeza muri studio bakora indirimbo yabo ya mbere. Indirimbo yaje gukundwa n'abatari bakeya, abantu bati tubonye izindi mpano zivumbuka nyuma y'umuhanzi Israel Mbonye, nyuma y'abaramyi bakomeye cyane mu Rwanda.
bagiye bamenyekana ndetse n'ubu bagifite cyane cyane ishyiga ry'inyuma mu muziki wo kuramya no guhimbaza hano iwacu mu Rwanda. Uko kuzamura rero aba bana bari bakiga ndetse baza no kuvanwa mu mashuri bigagamo bajyanwa mu mashuri akomeye cyane. Amakuru rero twamaze gucukumbura by'umwihariko agera kuri Care Empire nuko abana b'abakobwa uko ari babiri buri wese yahabwaga ibihumbi 300 y'u Rwanda nk'umushahara bagenerwa ku kwezi na Irene, cyane cyane bigendanye n'ibikorwa bakoraga ibitaramo yaba kandi inyungu zaturukaga kuri izi indirimbo bagiye basohora, dore ko amasezerano yavugaga ko MIE ari ifite ububasha cyane cyane bwo kuba yahagarika amasezerano hagati y'iri tsinda rya Vestine na Dorcas, ariko kandi ugushwana ndetse no kuba bamwe muri bo baragiye bica aya masezerano bikaba ari byo byatumaga bamwe bagaruka kurebana n'imikoranire hagati y'aba bana. Kenshi mama w'aba bakobwa yumvikanye avuga ko bidashoboka cyane cyane, ndetse abandi batangira kuzana imvugo ivuga ati burya udafite channel ntacyo afite, channel ishobora kuba irimo ikintu. Ibi rero ntago byaje gutinda kuko kubwumvikana hagati y'impande zombi ibibazo baje kubishyiraho akadomo, hanyuma bongera gukorana. Nyuma yaho ntago bakoranye indirimbo nyinshi, ariko kandi izo bakoranye nazo zikaba zarakunzwe mu buryo udasubirwaho, ndetse haza no gufatwa ingamba zo ko baririmba mu ndimi z'amahanga mu rwego rwo kwigarurira imitima y'abandi bantu batari abanyarwanda gusa, ahubwo kugira ngo bigarurire n'agace ka Afurika y'Iburasirazuba, ariko kandi n'abandi bashobora kumva izindi indimi, aho bavanze rero Igiswahili, Icyongereza, ariko kandi baririmba no mu Kinyarwanda. Urukundo rwo kubakunda ku bakunzi b'umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana rukomeza kugenda rwiyongera. Ibi rero byaje kuzamba nyuma yaho Irene yumvise inkuru yuko Vestine yabengutse Uwedraugo bakaza gushinga urugo, ariko kandi ntiyagira byinshi ashaka kubitangazaho. Nyuma rero yuko gutandukana, amakuru mashyashya ari kugenda yisuka ajya hagaragara nuko Irene nyuma y'ibintu byinshi yatanga kuri abana b'abakobwa harimo ibihumbi 600, bivuze ko buri umwe yahabwaga ibihumbi 300 nk'umushahara wa buri kwezi, ariko kandi akanabamenyera ibirebana n'amashuri, no ko Minerval niwe wayishyuraga ibikoresho by'ishuri, niwe wabyishyuraga ibi byose rero, ndetse no kumenya uburyo bagomba kubaho mu bundi buzima. Ariko kandi mu masezerano MIE akaba atarafitemo gufasha nyina cyangwa se muri rusange mama wabo ubabyara, kubera yuko mu kubafasha nubwo yagize amasezerano kugira ngo aba bana bavane Amajyaruguru y'u Rwanda abajyane mu mujyi wa Kigali, nuko ibingibi birebana no gufasha umubyeyi wabo byo bitari biri muri aya masezerano. Aha rero benshi bakomeje gushoramo ukuboko bashaka kubatandukanya, ariko biza kuba indunduro ubwo Vestine yerekezaga mu gihugu cya Canada. Nyine ahageze abona ko ubuzima buzashoboka, nibwo kubwira murumuna we Dorcas aravuga ati ariko ni byiza yuko waza tugakorera hano mu gihugu cya Canada. Icyo kwibaza ni iki ngiki rero, ese ko Vestine na Dorcas nubwo ari abahanzi bari bamaze kugira indirimbo zigera kuri 12 kugeza kuri ubu ngubu, igihari nuko nubwo Irene ari gutangaza ko ibigendanye n'amafaranga angana na miliyoni 60 agomba kwishyurwa izi ndirimbo kugira ngo bazigireho uburenganzira, ahubwo kugira uburenganzira kuri bihangano bivuze ko bagomba kwishyura amafaranga yakoreshejwe muri audio ndetse na video, cyane ko agaciro k'indirimbo imwe ubu kari kuberwa ku mafaranga angana na miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Wakora indirimbo 12 rero uyu munsi bafite bikaba byangana na miliyoni 60. Ijyaye no kwibaza ese miliyoni 60 aba bakobwa baraza kuzitanga, ubwo ndi kuvuga abakobwa kora yuko bamenyekanye ari abakobwa, ariko ntimwibagirwe yuko harimo n'umugore rwose wibarutse, tumubwira ngo nakomeze iyo nkwe muri rusange rwe Vestine. Bamwe bati ese ntihaba harimo ibitarumvikanweho, cyane cyane bamwe batekereza ko bigendanye no kuba Irene hari inyungu zikomeye zirebana n'ibyo abana bari bakomeje kwinjiza, ariko kandi abandi bakavuga batari ko se abakoresha bazishimira ryari ko abakozi babo batera imbere. Mu gihe umuntu aguhaye akazi cyangwa se agufashe akaba yaguha akazi, ese uwe ntago aba yifuza ko watera imbere? N'amabanga menshi akomeje kuvugwa cyane cyane kurebana n'ibikubiye muri dosiye
ya Irene ndetse na Vestine na Dorcas isa nkaho yongeye gufata intera, ndetse mu kiganiro MI cyangwa se Irene atanze kuri The Choice akabongeye kugaruka ku mubano we afitanye n'iri tsinda rya Vestine na Dorcas, avuga ko nta burenganzira na buke ashobora kubabuza cyane cyane burebana naho bashobora kwerekeza, ariko kandi agaruka ko icyo areba cyane ari business kurusha ibindi byose, kabone nubwo bagiranye ibihe byiza. Ndetse ahangaha wakwibuka ko aba bana atari bo ba mbere bakoranye na Irene, kuko uyu yakoranye n'abandi bana witwa Kai, ni umwe mu bahanzi bari bakizamuka, ariko nawe agaragaza ko hari byinshi batumvikanyeho, baza gutandukana n'abandi bahanzi bagiye bakandiraho kuri Irene. Amafaranga birumvikana nk'umuntu uri business yagombaga kuyabaca. Niyo Bosco murabizi ko batandukanye biza no kurangira rwose nawe amushyingiye, nubwo hari amashimwe, ariko kandi hakaba hari n'abandi bamuvuga ukundi bigendanye n'uburyo ki atandukanye n'abana. N'andi makuru tugenda dukurikira kugira ngo tumenye idosiye ku yindi, nimba Dorcas yamaze kugera muri Canada cyangwa se mama wa Vestine na Dorcas nawe hari icyo ari butangaza kubera cyane cyane kuri aba abana be muri rusange.